ari wowe mukobwa nkunda kazuba kanjye, you are the queen girl of my life. I can't live without you, girl, cause you took my heart away. Kwa penzi lako na surrender, kuko na undi mwari musa, girl. I can't live without you, girl, cause you took my heart away. Kwa penzi lako na surrender, kuko na undi mwari musa. Nyine ubwo buntu aba yambaye wenda buri mu mpamvu zatumye umugabo amukunda, akajya avuga ati nta kibazo ujye ubwiyambarira tu. Ubusa yaramukunze yambaye, none niba yaramukunze yambaye ubusa, hari n'igihe ababona kumubona yambaye, ababona yagoswe akavuga ati burya rero menya bampinduriye umugore. maze se ntumwishe n'abandi. None se niba waramusanze atihisha abandi ushaka kumuhishira iki? Ariko ni usanze atihisha abandi ushaka kumuhisha wapi? Okay, hello abadukurikiye, ni Asfa Official, ndi kuri Brave Lion TV, ndi umunyamakuru, andi kumwe n'umusore. Reka nze tumuhereze ikaze atwibwire, turamenya byinshi kuri we, turaganira nawe. Ikaze kuri Brave Lion TV. Murakoze cyane. Amazina ni Rutaganzwa Rutson, cyangwa se Rutson Amani, cyane kuri YouTube. Kuri YouTube channel yanjye amazina ni Rutson Amani, nkaba ndi umuhanzi. Murakoze cyane. Amani uri umuhanzi ukora, abahanzi bakora ibintu byinshi bitandukanye. Uri umuhanzi ukora iki? Yandi umuhanzi ukora music. Ugiye kuturirimbira? Kubera ko nanjye bambwiye ko uri umuririmbyi uririmba neza cyane, niyo mpamvu naje kureba kugira ubwire ibyo usangiza abantu badukurikiye. Ugiye kuturirimbira. Murakoze. Rero sinzi se nambwira akaririmbo ukunda amani, ngira akaririmbo ukunda nkuririmbe. Wowe yamina kuryo ndavuga yose uraririmba. Ndaririmba. Ugiye kundirimbira indirimbo uvuga ngo konyibagiwe. Ni yande subundi ntago ndiko mwibuka, ariko ujya ukunda kuririmba uturimbo twinshi umuntu tukamukora ku mutima, ariko babara wenda ugerageza ndirimbe yanjye se nabyo nta kibazo. Reka nkuririmbire akaririmbo bita Don't Leave Me Alone. Nako nahereyeho kwanza ubundi reka ntwikishako. Never leave my heart, girl, just by my side. Don't leave me alone, kuko ndagukunda. Never leave my heart, girl, just by my side. Don't leave me alone, kuko ndagukunda. Urabizi ko ari wowe nihebeye, urabizi ko ari wowe rukundo rwanjye, umutima wanjye wose wawufashe bugwate, ntaho nayobera ubundi mu biganza byawe. Baby uramfite nanjye ndagufite, naho abandi bandeka ariko wowe nyigufite. Baby never leave my heart, girl, just by my side. Don't leave me alone, kuko ndagukunda yo. Wow, Rutson, ndikumva uri umuhanga, uririmba neza cyane, umuntu akumva bimukoze ku mutima. Nanjye ndikumva hari ukuntu to kamugahana. None abasore baririmba mukunda kugira nyine ikibazo cyo gukundwa. Sinzi ikibazo ra. Ntago mbizi, ariko nyine impamvu mbyise ikibazo ukundwa n'abantu benshi. Okay, ni amahirwe. Ugira amahirwe ugakundwa n'abantu benshi. Nanjye ndumva ubu hari ukuntu tu, ariko waba ubaye wa mbere. Oya ntago bibaho. Rwose ntabwo man sinzi tu, nyine abona ari abandi batari njyewe. Ubwo waba utaririmba? Ndaririmba mana, ariko nyine ubwo sinzi, nanjye sinzi impamvu nyine uwo mugisha utangeraho. Ahubwo muzambarize icyo nzira. Ntacyo uzira. Nzabaza abakuru. Abakurambere. Oya, nyine nubwo wanze kubitubwira, ufite ijwi ryiza cyane, uraririmba umuntu akumva bimukoze ku mutima, kandi abakobwa bakunda abantu baririmba. So iyo utambutse nk'ahantu uri icyamamare, urazwi, abantu bakakubona, wenda bakavuga ati amani ndagukunda, ndabizi ubwo ama SMS biba byacitse. Mwereke telefone se.
oya ubuse hatwicarane hanga nta n'agakoro nta n'akayesemesi ugeze wumva gasona abose koko baba bari hehe ntabwo babura none ese ubundi ufite umukunzi arahari ubu nk'iyo umukunzi wawe abonye wenda abo bantu bari kuvuga ngo amani ndagukunda iki n'iki uri gutambuka amesemesi ntabwo yabura nubwo wabihakanye abyitwaramo gute si kuvuga uwe mukunzi navuze umukunzi njyewe nayo uzi ko simbaza ahubwo mise numva bicanze ngo iyo yumvise ntese we nturi we wowe nturi umukunzi ntise waranyanga umukunzi wawe ariko nyine ndavuga ahubwo mfite abakunzi wangu abakunzi bara bafite aribo babane nyine utambuka tugasara tuvuga ahubwo nyine uvuga umwe ukumva undi umuntu afite avuga ati kabisa uyu nguyu ni uwanjye ntabwo biracamo ndacyaraho nanjye ndi muri abasore badafite gahunda i Kigali kubera ko udafite gahunda nanjye ntabwo mbizi narababuze rega sinkubwira ntabwo bibaho wenda nabikubwira ukagira ndi kugucira umugani ntabwo ariko se kubera ko abasitari mukunda guhisha ko mufite abakunzi ntabwo ari sinari nawe umusitari byo guhisha mana uri umusitari cyane ariko buriya wabona gusa nyine wabona hari ukuntu uri umusitari utanabizi uriwe cyane ntabwo rero nabiguhisha nkubeshe se reka none nk'ubu ahubwo munshakire ntacyo nanjye ushobora gusanga byakavamo ahubwo si ibintu ntibyahuye none rutsoni wenda nta mukunzi ufite wenda nituganye nyuma ya kamera turaganira ariko niyo nta mukunzi ufite ugatambuka ukaba ari abakobwa barakubwira ndagukunda mu bafana nta muntu uba utagira abafana cyangwa bakakwandikira amahitamo ugiye uyagira gute ku buryo ngo wenda ndafata umwe tube twakundana biramutse bimbayeho ntabwo byangora ko nyine umutima ngera n'umwe ntabwo ngira ibiri hari birumvikana ko no kurebamo umwe nyine nanjye umutima wanjye wishimiye ntabwo byamvuna ariko bambwiye ko abasore iyo umukobwa akubwiye ngo aragukunda ntabwo umukunda nk'ubu uramutse wari ufite gahunda yo kunkunda njye nkagutanga nkabwira ngo amani burya rero naragukunda ngo uhita unkatira rase nibyo sinzi ariko nyine ubwo binambayeho nanjye namenya niba koko ibyo bintu bibaho ntabwo mbizi sinzi ubwo ariko njyaraga se naba nagukunze wambwira ngo wankunze kandi ahubwo ari byo byanezeza njye ntabwo mbizi ariko nyine ubwo byabayeho nyine namenya koko niba ariko bigenda ntabwo ndabimenya reka wenda uwo byabayeho azatubwira muri komenti kuko njye niko babimbwiye bamwe ko iyo umukobwa agukunze wowe akabikubwira mbere niba wari ufite gahunda bita byaba ahubwo buriya maze mba numva nyorohereje nahita mubwira dore ni wowe nari narabuze wowe uratandukanye n'abandi none se rutsoni hari indirimbo waba ufite zakozwe nyine zagiye muri studio iri nk'iriya nari ndirimbye mu kanya do with me alone kuri YouTube channel yanjye Rutsoni Amani iriho niyo ndirimbo nahereyeho kuri ubu ngubu mfite indirimbo enye eshatu ziba kuri channel yanjye ya Rutsoni Amani indi imwe iri kuri channel ya MK1 TV indirimbo enye zose hamwe reka abadukurikiye bajyeho bazumve ni ukuri uri umuhanga kandi uri umuririmbyi mwiza Rutsoni nta ndi mpano waba ufite impano rero buriya reka nkubwize ukuri iki kibazo ntabwo uri uwa mbere ukimbajije ariko nawe njyewe uranjya ndeba impano mfite uzi ko ziruta ibice by'umubiri wanjye shawarayi buriya nawe mba mbona nifite njya ngira n'ubwoba tubwiremo nk'ebyiri bo kuririmba ikindi impano njya niyumvamo cyane nanagerageje gukina filime izo mpano uko ari ebyiri buriya n'aka kazi uri gukora nanjye mu kanya mbaye umunyamakuru nakubaza ukanumirwa ukagira n'ubwoba ndaguhereza imbaza none Rutsoni nanjye nabonye gukina filime byakubera nabonye isa na profesa wo muri La Casa de Papel ibaze sha ni ukuri wabona ni ukuri nabonye gusa none uramutse ubaye nk'umukinnyi wa filime cyane ko ufite n'impano uramutse ubaye profesa n'ubundi nabonye musa nk'ugize profesa kano kanya ikintu wenda wakwifuza gukina muri kiriya gice kitari cyazi wakwifuza ko wakina noneho uri ku ruhe rwego kiriya filime se ya profesa kuko yarangiye wa mu baby w'umupolisi amufashe nyine amufatiyeho imbunda wifuza ko ari nkawe byatangira noneho umukozi uhe mugambi kuri bwa bwenge wawe ufite kugira noneho ngo n'iriya mbunda atayimutunga shaho se uzi ikintu nakora ndamutse ngiye gukina hariya nubwo iyo filime ntabwo ndayibuka neza ariko ngiye hariya nyine
ubwo nyine namukwepa ntambone ese se byumvikana kandi byararangiye yamubonye nyine ubwo nanjye mbwiye icyo nakora kuko ni filime si gukina se njye nakina noneho ndi bumukwepa zamu dukurikiye noneho iki kiganiro nabaho kuri Brave Line cyane namukwepa wamukwepa ni ukuvuga hariya yanyuze kugira bamutunge imbunda njye naca ahandi ara yanjye ibintu icyo nzi cyo uranyemeje pe ndetse sibyo ariko ni ese nta projet ufite cyangwa se nta gahunda ufite yo kuba hari filime wenda kugaragaramo ukina muri iyi minsi hari filime iri gutegurwa ariko ntabwo njyewe navuga ngo byari byaba official neza ariko iri gutegurwa ishobora gutangira gukinwa mu kwa 10 hatagize igihinduka nshobora kuzayigaragaramo ni ukuvuga ngo tukwitege muri filime birenze ubu ubona ubishoboye gutwika ko sana birenze aho uratwika twaganiye byinshi reka wongere uturirimbire abantu niyo mpamvu twakuzanye kugira ngo urimbire abantu ariko hari akaririmbo kawe nubwo katarasohoka naragakunze kavuga ngo hari byinshi nibuka igihe tumaranye nigeze kumva umuntu agapostinze ndavuga ati icyazama ngahura nawe none nakubonye ugiye kuturirimbira umva ahari byinshi nibuka mu gihe tumaranye n'ubu tukiri kumwe nkumva ntaza gusiga kuko uru rukundo rumaze kungira impumyi aho yasinyire undi ni wowe ni hebeye I see your pretty face when I'm dreaming I want you to wake up next to me mubwiza urihariye I don't wanna live without you darling You the only deserve my love kuko ntuye mu mutima I see your pretty face when I'm dreaming I want to wake up next to me mubwiza urihariye I don't wanna live without you darling You the only deserve my love kuko ntuye mu mutima yo ese ntago waba warigeze kwandika indirimbo bitewe wenda n'umukobwa mwakundanye wenda hari story runaka ari story yanjye iyi story yawe nyine ari story yanjye byo ariko nyine hari umuntu ahubwo ariyo nanditse nyine nyine ari umuntu yari ko ndi igitekerezo mbanye ku muntu indirimbo nayo bwa mbere Dory Me Alone ni umuntu amujyama twakundaga kuganira ukuntu afite umwana yemera bya danje ariko ari kumbwira ati mane ko turi mu bihe bibi kandi baby ko nashaka kumusiga VIP nabwira nazi n'ikindi ngiye kukuremera ndagukorera akantu uzamutura basi mubwire nazagusiga basi barasubiranye nisha bya danje urumva se nakora icyo kintu akagenda reka wakoze umuti ariko se dukurikije iby'iyi minsi kubera iki abahungu basigaye baba abana babikoresha abakobwa urabizi neza se uko mbibona shana uko mbibona ariko njye simbihamye ko nyine buriya ubundi icyo kintu ujya usanga impande zombi zishinjanye ahubwo buriya byaterwa n'umuntu buriya hari nk'umuhungu ufite umukobwa wamubereye umwana mubi hari umukobwa ufite umuhungu wamubereye umwana mubi ntabwo ari ukuvuga ngo nyine ngo babaye abana babi aba n'abana beza reka ubupfura bari ubw'umuntu ku giti cye ariko nyine tukiri aho nkatwe turi hano mu nkambi urabizi tujya tugira amahirwe abantu bakajya muri Amerika uzarebe ndamutse nkundanye nawe nkajya nko muri Amerika nkagusiga hano twaranyuze mu buzima bubi biba bigoye kugira ngo nkureke ndi umukobwa ariko kubera ko abahungu biborohera mbese ko nzi ingero nyinshi z'abakobwa baretse abatipe basize ko ntabwo kubita ingero nyine nuko ntabavugira no kuri kamera ikuze kumbaza kubita karisite kihuse cyane ndakubariza inyuma kamera gusa ko nyine nari ibintu byinshi nagiye mbona abaniga barahari nyine n'abatipe barahari ariko n'abakobwa barahari kandi batari bake maze nose ugereranyije ubu ngubu na kera hari abakobwa n'abahungu kera abakobwa bifataga nabi cyane nyine ku bakunzi babo ariko buno bibona gute mbona nyine ukwereka ibintu bijya bihinduka none se ntuzi ukuntu ba mama na ba papa bari imfura kera ariko ubu ngubu nyine bitandukanye nyine n'abo mu myaka nka 15 ishize
buriya nabo muri iyi myaka batandukanye nabo icyo gihe, buriya nabo mu myaka 20 iri imbere bazaba batandukanye nabo. Urumva nyine buri generasiyo nyine ujya wumva ngo nta ngoma ibura bubu, ntabwo mibura bubu. Ariko se dukurikije wa mugani generasiyo zahashize n'izuba, wenda hari uwambona nambaye gutya akabona nambaye ubusa, ni urugero nyine ngo hashye. Noneho nanjye hariho nabona ku rwego rwe nkabona yambaye ubusa, ariko noneho hari ababikabye akabona yambaye ubusa buri buri. Ese buno haracyari ibice by'ibanga ku muntu cyangwa byararangiye? Ibice by'ibanga ku muntu birahari, ko nyine ibyahoze ari iby'ibanga n'ubundi bizahora ari iby'ibanga, ariko nyine washatse kubishyira hanze yabishyira hanze. None nabizi yuko n'ubwo wenda hari nk'umuntu ushobora kugenda cyangwa nawe ni urugero wibikiye ibanga kandi ryitwa ko ari ibanga runaka, wenda bikananirwa kuribika, bikunaniye ukaryandagaza nyine. None se amabanga yose arahoye sibyo? Ku bijyanye n'imibiri birahoye, ariko akenshi ese kubera iki wenda abakobwa bakunda kwambara ubusa cyane kurenza abahungu, kandi wenda abahungu nabo uzi ako kana ahubwo wa mugani kubera iki bijya bibaho? Uzi ikintu ujya ntekereza se, buriya abakobwa abahungu nyine twebwe tuba tuzi yuko nyine ibice byacu by'ibanga nyine ari iby'ibanga. Buriya abahungu no mu buryo busanzwe uzi ko nyine abahungu bagira ibanga mu buryo busanzwe, nyine niyo mpamvu nyine ibyo bice byabo by'ibanga nyine bikunda ko ari ibanga. Mbese n'abakobwa niba nyine kumena ibanga biboroheye, urumva hararyimeneye. Ariko njye mbona hari igihe abahungu babigiramo uruhare nabo kugira, nose nk'ubu hari igihe tuba dukundana hakaba hari ukuntu nakwambara nyine binyambitse ubusa, kandi wowe wenda ukambara neza, ugasanga wenda nimba tugiye nko ku mazi njyewe ndambara ubusa burenze, kandi wowe wambaye kubera iki kandi uri umukunzi wanjye. Nubwo nawe ntabwo ubwo nyine hari ukuntu habona akavuga ati rero ya mukobwa ndabona nta gahunda arajya. Hari n'igihe ababona nabikubwiye wenda wanamutuka kandi mukundana, akavuga ati reka nicecekere, ubundi se akivuga reka nicecekere, wenda ntawamenya. Hari n'igihe aba ari aho ngaho arimo biri aho ngaho nyine nanamubwira akaba yanahanuka cyangwa akanteza na polisi agaceceka. Nese wenda ibyo birumvikana baba bakundana, ariko noneho hari abashakana nabo ukabona noneho birarenze, ahubwo ibyo umukobwa atakora nibyo umugore ari gukora. Ubwo aho hose ubwo biba bimeze gute? Buriya ntawamenya, wasanga hashobora gusanga nyine ubwo buntu aba yambaye wenda buri mu mpamvu zatumye uwo mugabo amukunda, akajya avuga ati nta kibazo ujye ubwiyambarira tu ubusa. Yaramukunze yambaye, ndetse niba yaramukunze yambaye ubusa, hari n'igihe ababona kumubona yambaye, ababona yagoswe, akavuga ati burya rero menya bampinduriye umugore. Maze se ntumwishe n'abandi? Ndetse niba waramusanze atihisha abandi ushaka kumuhishira iki? Ariko ni usanze atihisha abandi ushaka kumuhisha hafi. Okay, urakoze kudusubiza. Tuzongera dukora ikindi gice twarambanye, ariko ngiye ubwereza mikro ungere imbere abantu nabasezera nyine ugira icyo babwira nk'abakunzi bawe. Reka maririmbire karirimbo kanjye gashya, avuga ngo I surrender. Ubwo nyine umuntu ufite umuntu yamaze kwegurira umutima ahita amubwira ngo I surrender. Oh darling ngwino nkubwire ibanga ry'umutima wanjye ko ari wowe mukobwa nkunda kazuba kanjye. You are the queen girl of my life. I can't live without you, girl, 'cause you took my heart away. Kwa penzi lako na surrender, kuko na undi mwari musa, girl. I can't live without you, girl, 'cause you took my heart away. Kwa penzi lako na surrender, kuko na undi mwari musa. I surrender, I surrender. I'm ready to heaven with you, girl. I'm in the heaven. I surrender, I surrender. I'm ready to heaven with you, girl. I'm in the heaven. I can't live without you, girl, 'cause you took my heart away. Kwa penzi lako na surrender, kuko naone mwari musa, girl. Urakoze n'ukuri, reka dusabe basa abantu bafite ubushobozi
bagufashe babe babyumva Ni ukuri nyine babyumve, babyumve sibyo? Rutson ni umutipe ufite impano ariko ugikeneye kuzamuka afite akeneye abamufasha akeneye amutera ingabo mu bitugu ikindi ushobora no kuba udafite n'impano wenda udafite n'ubufasha mu buryo buri finance ariko birahagije ku masabu yawe Rutson Yaman cyangwa ukajya kuri MK1 ukayitanga ku bw'iyo ndirimbo yanjye views yawe bikenewe n'iki ibyo ngibyo ari ubufasha buhagije kandi ntabwo ari ibintu biba bigoye nuko nyine abantu bajya bigomwa ibyiza kandi babireba hari umuntu wambwiye ngo ujye uharanira nyine ko umunsi wakwira wenda umuntu akubwira ngo Imana iguhereze umugisha kuba babikora buraka nkubwire abantu bashobora gukora wenda nka groupe wenda badukurikiye mbabwire mukoze groupe wenda bavuye nka hano mu nkambi zacu nyine mamuzi ubuzima turimo mukoze groupe ni umuntu ajya atanga amadolari 10 njya numva ngo kuri mwe amafaranga make ariko amadolari 10 hano ni 7,000 mukayikora muri abantu 200-300 ni ukuri mwamukoreye ibintu bitangaje reka mujye muhana ko nyine wenda umuntu agira icyo ageraho wabigizemo uruhare ni ukuri mufashe Rutson mumugeze kure turabakunda cyane kandi abakunzi ba Brave Lion TV bari buze kubona iki kiganiro bari buze kubishyira mu bikorwa bafite umutima w'urukundo abawufite ni ukuri mu bikore kandi aba ari umugisha cyane no kuba umuntu yaragize ahagera abigizemo uruhare ni ukuri birashimisha cyane mudufashe mumuteze imbere murumva ko afite impano rero nabamvugira ngo impano ye pfukirane kandi ashoboye gukora amani wakoze murakoze cyane abadukurikiye namwe murakoze ni Asfa Official ubwo turi kumwe na Huta subscribe comment like and share get the subscribe